Yego reka tubasuhuze tubifuriza gukomeza kugubwa neza abakunzi ba Intare Official. Uwo mureba kuri screen, uwo mureba kuri telefone yanyu cyangwa kuri tablet, kuri machine ni Clever Bemba. Reka mbifurize gukomeza kujya impagarike n'ubuzima, mbifuriza kugira imana n'amafaranga. Nibyo ntabwo ndi njyenyine, ahangaha ndi kumwe na mugenzi wanjye, wenda nubwo mutamubona kuri kamera, Mzee Machacha, mwita Mzee, nubwo ariko niyo turi kwerekera, niyo turi kwerekera. Reka ngusazishe kuko burya no gusaza nabyo ni ubuzima, kandi gusaza ukagiriye icyo usize imusozi, nicyo bita gusaza kabisa. Turaje tugiye kubagezaho amakuru yo kuri iyi tariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 2025, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye n'ubundi cyane cyane ibijyanye n'imirwano. Abajenerali bakomeje guhunga, bari guhunga imirwano. Nukuvuga ngo gutinya mama 23 bagatinya. Ejo bundi no twari twabagejejeho bimwe mu bajenerali bari bagiye bagira icyo bapfa. Ubundi tubabwira ibintu mugatekereza ko wenda ibyo tubabwiye kuko ni ibintu byabera hariya muri za Katoyi. Tubabwira ati General Mutayomba yashwanye na General Kagiri. Sorry, ntabwo ari Kagiri, ni Kigingi. Yes. Bari bafite iyo bitaga FDDH, baza kugira iyo bita Pareko FF. Ariko baje gushwana, umwe aza guhunga. Munaje kugira ngo muze kumenya ngo yahungiye byagenze ute. Formation zakomeje hariya muri Beni, aho Muzalendo utajya kwibumbira mu cyo bita RAD. Araraswa bikomeye, ariko urabizi ko n'ubundi harimo operation ziri gukorwa na UPDF ifatanyije na FRDC mu guhiga Mai. Mu bindi bice nuko amakuru tugera muri aka kanya muri axe Uvira, deployment y'abasirikare bagera mu 7,000 ba FRDC bamaze kugezwa Uvira. Muraje mwumve uko byitwe hariya muri Uvira. Mama 23 seyo yabiri gukora iki. Turaje tubabwire ku bindi bibazo n'ubundi bikomeye bino bya Mutayomba, n'ubundi turaza kubigaruka na bakigera Kigingi. Ariko tunababwiye ati zanka baje kwiba muri Kuwait zikomeje kurikoroza, aho bamwe batangiye kwibubura bakavuga ko atari bo, aribo bari hariya mu mashyamba n'ubundi bari kumwe na Bakagiri. Ariko Kagira afite izina bamwita ngo ni, ndaza kwibuka akazina ke, uriya ni Petit Frere witwa Gatapi Rouge. Ndaza kwibuka n'akazina kiwe n'ubundi. Turaza kubabwira Mai Nyatura zo kwa Defender bari kumwe na bagandi. Ubu ngubu nabo bimeze nabi hariya muri Groupement Tongo, Groupement Kihondo niho bari gushaka kwirukanyira, ariko naho umuriro ubamereye nabi. Reka tubifurize n'ubundi gukomeza kudukurikirana nk'uko muri kudukurikirana, ariko abafite ibikorwa byabo byo kwamamaza ni mugane Intare Official tubamamarize bigere kure. Abatari bakora subscribe tubifurije gukora subscribe, mugakora share. Reka dusuhuze bari muri Amerika, muri za Canada, Australia n'ibindi bihugu dufitemo abantu bakunda Machachari na Clever Bemba kabisa. Ku mugabane w'Uburayi naho baba badukurikiye, nabo turabasuhuje. Ahangaha ku mugabane wa Afurika ni ibihugu byinshi. Bemba nabonye dufite inshuti z'ahangaha mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi badukurikirana cyane, nabo turabasuhuje. Haba hano muri Kongo duherereye, mu Rwanda ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri aya makuru. Yego, ano makuru reka tuyatangirire n'ubundi. Tuyatangirire kwa Mutayomba, tuyatangirire kwande? Tuyatangire kuri Mutayomba kuko nabonye ariyo nkuru iri kugenda ivugwa hirya no hino. Ariko ubundi Mutayomba nkuko bwana Clever Bemba wari umugarutse, ubundi Mutayomba ni muntu ki? Reka Mutayomba y'amusirikari yabaye muri Pareko FAPE, kera yitwaga ngo ni Coalition de Resistance Patriote. Ifite parti politique yitwaga FAPE, bayitaga ngo ni Force de Frappe. Force de Frappe, oui niko bayitaga. FAPE yari Pape, Parti du Peuple, ariko mbere yitwaga Frappe. Yo wari umutwe wa gisirikari, wari politico militaire, wari uyobowe na Colonel Saddam. Saddam yaje gupfa. Edmond Lingo yari urimo General Mugabo, bunari muri kasho y'Indoro arafunzwe. Wari ufite abayobozi bari abasendugu bari barimo abitwa ba Muzogo, ba Safari Nganizi, ababaye ba secrétaire général. Nyuma iza kuba parti politique iza yitwa Pareko Pape. Ariko nyuma Mutayomba aza kuba intégré mu gisirikare cya FRDC.
igihe CNDP yintegra urabyibuka ni muri za 2009 2009 igihe yego cya mixage ni mixage ni ndumva mixage ari abaho brassage na mixage yari mixage Mutayomba nawe aza kujya mu gisirikare cya Congo FARDC aba lieutenant colonel ariko nyuma yaje kujya mu mitwe n'ubundi yitwaje intwaro aza gukora bita ngo ni Pareco FF force de frappe yari irimo bariya ba Sendugu ndetse na bariya ba Kigingi n'abitwa ba Delta baza kumuyoboka bava muri parti politique witwaga FDDH bitaga ngo ni force pour la défense des droits humains baza kwivamo nabo bajya kwiyunga baragenda bakora icyo gikoalisyo kimwe ariko mu minsi yatambutse murabizi ko n'ubundi twabaye ngo General Kigingi na General Mutayomba bari gusubiranamo muri Katoyi batangiye ejo ku mugoroba nejo bundi twabivuze no namakuru navuze ejo bundi yego batangiye ejo ku mugoroba bivuga ko General Kigingi yanze kujya kwiba inka z'abatutsi nicyo kintu cyatumye arwana na Mutayomba kuko Mutayomba yarazaga akamubwira ati tuye kwiba inka z'abatutsi General Kigingi akabyanga bigatuma General Mutayomba amushinja gukorana n'ama 23 kuko yanze kujya kwiba inka General Mutayomba akavuga ko Kigingi akorana n'ama 23 bose bari mu cyama kimwe cyitwa Pareco FF mbere bari muri Nyatura FDDH ubu isasu rimeze nabi hagati yabo twababwiye ejo bundi kabisa twarabibabwiye ko bari kurwana twababwiye ko turakomeza dukurikirane ibyabo muri secteur ya Katoyi ni nyuma yaho reka mbabwize ukuri umugabo bita Bigembe bamwita ni mwami wa hariya mwami Bigembe niwe ariko burya secteur baratorwa nani sheferi ni kutime nuko ngo Bigembe yagiye atorwa n'abaturage ba hariya bakamutora bakamwemera nk'umwami wa secteur Katoyi yaje kujya muri 23 we yarajoininze cyane n'umukada ukomeye ni umukadre politique n'umwe mu bakomeye n'ubundi bagenda barabizi ko nejo bundi hari abakadre politique ba 350 basoje amahugurwa cyangwa ingando cyangwa formation reka tubivuge uko dushaka Bigembe n'umwe mu bazishoje mbere ariko akaba mwe mu bacengeza amatwara n'ubundi bari kuzana abantu mu cyama 23 karavuga rikijyana gukanda abantu benshi baramwumva cyane yes nuko ngo rero ariko Sendugu Museveni ntago nkimwumva uyu mugabo nanjye amakuru ye amakuru ya Sendugu Museveni menye ngo Sendugu Museveni aherereye ari mu biko kuko hari amakuru numvaga ko bari abagabo bari abakoloneli ni bari n'abagenerali autoproclame ngo basa nkaho bamaze kumuekarta bakamushyira ku ruhande ngo kandi mu by'ukuri ari we wari usa nkaho ngo bagashyiraho ngo witwa ngo niba ari giki niba ari kibindi niba ari inde sinzi umuntu bashize niba ari gicuma niba ari iki afite izina mu yavi rijya kumera nk'ubwo buryo baramuekarta bashyiraho uwo nguwo nakunze kumukurikira mbere yuko Goma ifatwa bivuga ko Sendugu bashobora kuba baragerageje kumuekarta kandi Sendugu urabizi ko muri M23 ya mbere yayibayemo ubundi Sendugu reka nkubwize ukuri kubona umuntu nkuru yutandaraje utagira hari gukorana nawe biragoranye nari muri 23 Sendugu ntago ari muri Wazalendu Sendugu ntago ari mu ntera hamwe Sendugu ntago ari muri Mayimayi hose arahari mukanya ngo ari kumwe na President Joseph Kabila mukandi kanyira kubera ngo ari kumwe na Gisegeti ejo sumva kubiye ngo ari kumwe na Colonel Nanga akubwiye ngo yavuye kwa Colonel Nanga yagiye kwa hande kwa Masunzu nukuvuga ngo ikintu kiri aho ngaho gutyo gusa ngo ni kimwe mu byo bamuhoye yego noneho bamaze gusubiranamo nukuvuga ngo General Kigingi yaje kuganza Mutayomba ariko noneho navuga wenda mu gace ko Kigingi arimo usa naho wagize umutekano kuko ntabwo ari kugaba ibitero kuri 23 bigatuma 23 nevuga ati kuva no umuntu atanze agahenge natwe reka tumwihoreye kabisa kuvanze kuza kwiba inka reka natwe tuwe tumwihoreye kuva atari kwica abaturage reka tuwe tumwihoreye ariko Mutayomba akavuga ati ngewe objectif ni ukwiba inka ni ugutwika amazu ni ukwica abatutsi n'ibiki reka turebe rero amakuru ya Mutayomba uko byitwaye bwana Macacari amasoko menshi aravuga ko Mutayomba yamaze kugera muri groupement wa Loa Loanda ni muri territoire ya Walikale ni muri Nord Kivu bikavuga ko General autoproclame Mutayomba n'abasirikari benshi n'imbunda byinshi yamaze kugera aho bita muri Mishipo kabisa ni muri lokalite
ni muri groupement wa Loa Luanda Rwanda. muri lokalite Makungurano. Makungurano. Le general autoproclamé uzwi ku izina rya Mutayomba yavuye muri teritwari ya Masisi yerekeza aho bita Mishipo muri Warikare ari kumwe n'abasirikari benshi bafite n'imbunda z'amashinigani wajyanye na Tweruvo, ariko agenda ahunze kubera kuraswa. Uruhande rumwe araraswa nande na Kigingi, urundi ruhande akaraswa na M23. ukuvuga ko ari ibintu bitamworoheye. baravuga ko objectif ye yo kugira ngo agende, biravuga ko yagiye kubera kutumvikana n'andi magroupe za rume n'ubundi ari kubarizwa muri kiriya gice cya Masisi muri secteur ya Katoyi. Noneho bakavuga ko muri territoire ya Masisi atari kumvikana n'ubuyobozi buhari, yaba muri M23 yaba muri Wazalendo ndetse nabo muri loko. Polisi hariya yaje gushwana na polisi hariya muri za Gatoyi, bari gufa ibintu bijyanye n'ibirombe n'ubundi baza gushwana, bararasana rwose, baza gushwana ku buryo butoroshye. Nukuvuga ngo amasoko yacu dukura hariya, le notabilité locale estime que donc abantu notable bahariya baravuga yuko general autoproclamé Mutayomba we yakomeje kwishingikiriza FDLR nazo zigira ute, ntabwo ko zamuhindutse, ahubwo imbaraga za FDLR yishingikirizaga ziranera hamwe, ntabwo baje kugira imbaraga, kuko uwitwa Delta, uwitwa Kigingi bose nabo bariho bari guhangana nande na FDLR kabisa. Kuko FDLR urabizi, reka mbabwire ikintu kimwe abantu badukurikirana no kuri Intare official. FDLR ntabwo zaba aho zitegekwa, ntabwo bijya bikunda. Niba wazicumbikira ukamuzana mu nzu yawe, agomba kukudomina, arakudomina ati singi bwemere kurara muri sarurare mu cyumba kuri matera, va kuri matera yewe nyirare wowe nubwo wancumbikiye. Ntabwo arakubwira ati ngo ntabwo nakore kungiriye neza, ahubwo niba umugiriye neza umuhe n'utwawe turi mu nzu, akwice akwibe. Niba bitari ibyo ngibyo ntabwo umu FDLR mwakumvikana, ntabwo byavamo. nuko ngo bari ba Kigingi na ba Delta banze kwihangana domination ya FDLR zo muri biriya bice, bo barazaga, ariko Mutayomba we aguma kuri FDLR. Ukabona ko ari nayo mpamvu ashobora kuba ari kwerekeza aho ziri nyinshi. Ariko rero hariya muri iriya groupement wa Loa Luanda buriya nta na FDLR zirimo. Ni ukuvuga ngo bageze hariya ziriya mayimayi za hariya zo muri NDC Renove, kuko kari agace kari muri wa Loa Luanda ni agace ahubwo karimo abamayimayi bagiye baturuka muri za Maniema, bariya bo bita ngo ni, ntabwo ari ya Mutomboki, babita ngo ni mayimayi ba Kifuafua. Mayimayi Kifuafua, merci beaucoup. Ni mayimayi Kifuafua iriyo na NDC Renove. Nuko ngo abuhungira muri FDLR yahungiye muri Kifuafua na NDC Renove. Nuko ngo kuri aya masaha rero turi kuvuganiraho muri gukurikirana amakuru kuri Intare official, nuko general autoproclamé Mutayomba atakibarizwa muri Masisi, yamaze gufunga imikeka, yamaze kujya muri Warikare. Numva Mutayomba twamureka uyu mugabo inshuti y'akadasohoka ya FDLR. Ariko bwana Bemba numvise na munshuti wawe Sukisa ngo yagizwe ngo akuriye iyo bita PDDRCS, bamugize coordinateur wa PDDRCS. Ariko benshi bakaba bari kuvuga bati uyu mugabo ukorana na FDLR ku rwego rudasanzwe. Kandi Sukisa Ndayambaje baho ndavuze ngo ntabwo ngo yitwa ngo Ndayambaje, yitwa Ndayambaje, kugira ngo batazavuga ngo afitanye isano n'abavuga bw'ikinyarwanda. Bamugize coordinateur wa PDDRCS muri Kongo se, ubanza ari muri Nord Kivu. Ni Nord Kivu se buriya muri Beni.
ubwo buri urumva urabizi ko abundi bakoranaga wari coordinateur we yamaze kwiyunga kuri Alliance yamaze kwiyunga nawe rero ngo bamugiye ari gusaba arashidikanywaho cyane kuko nawe mu ruhande rumwe hari ukuntu avuga ko ashobora kuba akorana n'ubuyobozi bwo kwa Joseph Kabila kandi urareba position Joseph Kabila reka manze nabivuga Joseph Kabila na Suki Issa bafitanye ikintu kuko Joseph Kabila ari kugura biriya bikuru byariya kwa Madame Merlo aya bise Ferme de l'Espoir warije rero wari ukomeye yarindi yari Suki Issa afatanyije na Munyamariba reka tuye tubivuga kuko niko byari bimeze hari imodoka yarande crisere ya $45,000 Suki Issa agendagamo yaranditse ngo mingi Joseph Kabila Kabangi rais kabisa niko yaranditse ngo mingi Joseph Kabila Kabangi rais urikumva ko rero ni umuntu bafitanye collaboration kandi sinzi kumva ko rero hagati aho gukorana na Joseph Kabila tenaye mu rundi ruhande leta nayo ugasanga ni ibintu byawe ariko nawe yahunze atazi ko Joseph Kabila azaza kuko ntabwo aba yaragiye kuko uri kureba nka kiriya kindi kigize ngo ni ikipasiteri cyitwa niba ari Jire Murindwa kimwe kigize igicumbi mu Bwimana nacyo muri Kinshasa buro kimerewe nabi ku rwego ahubwo ngo nta nubwo gifite nuza n'amapasiporo yo kuba cyava muri Kinshasa kuko ngo cyatutse ngo abavuka bari kugice ngo niba ari $50 million kugira ngo nibyo kiriya nacyo ntabwo cyagombaga kuva muri Goma kiyo kiza kumenya ko Joseph Kabila azaza nuko ngo Suki Issa nabo bari kwicuza nabyo birashoboka ko gisege tazamuzirika gisege ati ntabwo azamwihanganira ubundi Suki Issa reka nkubwire rero ndayambaye numwe muri abandi bajyaga gusensibiliza ariko ubwira Wazalendo hariya mu nkambi ati muze mwiyarore mugende ariko kubwira jeunesse muze tuye kurwanya abanyarwanda yabitaga yarasansibilizaga akavuga ati mugende mwibinka zabo ati muzirya ziriya nka nizo ari ijambo yigeze kuvuga aravuga ati ngo inka ngo bagende barya inka ngo kuko ngo ziri ngo nizo ngo zibashuka ngo ziriya nka nizo ngo abatutsi batagize inka ngo ntibarwana ngo nta mbaraga ngo agurisha inka ngo akagura amagazini ngo akagurisha inka ngo akagura amashinigani ati mugende muzirya ibyo byagiye bivugwa na Suki Issa ndayambaje reka mbivuge uko abivuze Suki Issa ndayambaje Joseph akazi keza muri zo za PDDRCS byawe azasensibilizera abandi uzaze gusezerera abari mu ntare za Sarambwe bazakwakira neza reka tumutege amaso reka twigire rero hariya muri Uvira dusubikire muri Uvira cyangwa tumaze twajya kureba za nka za Sadoro ariko kubera ko tuba tukiri hafi ya Masisi reka turebe ziriya nka za Sahuwe hariya zo kwa Sado byaje kugenda bite amakuru rero ariho reka ndambike telefone ku meza niho ndabibwira abantu neza amakuru ariho rero bwana Macacari uribuka uriya Mujera twamuvuza no mu kindi kiganiro makuru none twebwe ni iganiro makuru ko turasesengura ariko tugatanga na update ziba zigezweho Safari Mitarako bakunda kwita ngo ni ntuza ngo ni Ceceni wariho Busiransi wo kwa Mucoma afite imbunda 8 izo mbunda yatorotse muri Goma kubera kwiba inka zo kwa Sadro urabyumva yego yibaga inka zo kwa Sadro akazigurisha ngo atinya umugabo witwa Sekimonyo niwe wari wamushakiye akazi yereka mbivuga aramubwira atagenda abwira Sadro nawe Sadro ariko ajya yumva reka twumve ko Sadro arakurikirana neza akumva ikiganiro makuru kiri kuri Intare Official uwitwa Sekimonyo ivuka ikibuga avuka i Butare ku Monasteri sindakurikirana neza ariko Sekimonyo yagize akadayihatsu kera nawe yagize imodoka ya mbere ba Sadro manza barabaye n'abakozi be batari bagira amamodoka batari bakira ariko nani Sekimonyo yarakize mbere aguraga imodoka kagasitawute yubaka inzu ifite fondasiyo igeze hano hejuru hariya muri Muheto aho bita ngo ni kwa Sekimonyo yubatse n'izina aragenda abwira Sadro ati Sadro rero kugira ngo inka zawe batazaziba hari umugabo yego Sekimonyo niwe twari tukiri kuvugaho Sekimonyo rero arabwira Sadro ati ngiye kugushakira umukozi wavuye muri Nyatura kandi ufite imbaraga manza afite na kahise umugi azagufasha gucunga ziriya nka za hariya umugero afata umuhungu wa Karinganura uherutse gupfa umwe bita Devonse amugira secretary afata
kuko ntabwo navuga ngo Safari Mitara akazi kwandika igifaransa azi wenda azi imibare ariko wenda yari afite igitinyiro aramujyana muri ziriya nka abajera we bigeze nyuma ngo aza gukora ubuntu bw'ubudetournema tangira ibintu by'amadetournema atangira gusa naho amwiba ibyo rero byaje gutuma igihe mwenda kuko Sadura yaratinyaga akavuga ati nimwirukana muri kino gihe Wazalendo bakiri hano muri kino gice cya za Masisi bari hano za Butare n'ahandi bishobora kuzagiraho ingaruka aravuga ati reka mbyihorere noneho reka mbe muretse mu gihe rero mama 23 yafashira mu mujyi wa Goma ndumva ko icyo gihe Safari Mitara yarimo yajyaga gukorana inama n'abakana ngo yari coordinateur wabo akagenda akajya muri kira gice cya za Gasheberi akajya za Manama akajya hehe nukuvuga ngo icyo gihe yari amaze guhagarikwa akorana na Wazalendo byageze nyuma rero n'ubundi aragenda ajya muri Wazalendo afata ubundi yari afite we yajya gukora nabo bitwa ba Musheku n'abandi bagiye batandukanye aragenda n'ubundi ajya kwintegra aragenda ajya muri cya cyama nubango ubu ngubu rero biravuga ko n'uwitwa Hakiza Mulonda nabari bakagiraho bapanze operation kujya kwibande kwa Sadro ari mu gikuyu cya kwa Sadro baragenda kuko nahantu bari bahazi bahatwara inka ubu ngubu 80% biravuga ko ziriya nka zatwawe nande na Safari Mitarako ari kumwe nande na Hakiza wo wita Mulonda ubu ngubu abasore bahariya aho bita ngo ni za hakurya y'amazi ubagerageje kugarura inka 3 mu nka zigeze muri 30 batwaye kuko ko malgré tout phénomène ariko ntabwo inka 3 twavuga ko ari cyo zivuze n'ubundi mu nka zigera muri 30 reka twikomereze byo kwa Sadro n'abajerabe n'uburyo bagiye bamukorera n'uburyo bagiye bamwiba nabase Kimonyo ibyo ngibyo ntabwo abantu bashaka ngo babyumve cyane ariko ikintu kiro nuko Wazalendo n'ubundi bagikomeje bya bikorwa byabo byo kugira utebe byo kwiba inka reka twigirira muri amakuru atugeraho nuko FRDC bivuga ko yohereje abasirikare 7,000 muri Uvira abasirikare 7,000 muri Uvira 7 nuko ngo FRDC yagiye yikora mu mpande zose z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikoramo abasirikare 7,000 ibazana muri Uvira kugira ngo baze guhangana n'intare za Sarambwe ni mu gihe M23 nayo bivuga ko imaze kwegereza abasirikare benshi ku mirongo y'urugamba cyane muri axe yerekeza Uvira muri Plaine de Ruzizi Katogota ndetse na za Ruvungi abandi bakaberekeza muri cya gice kirimo Amadubu aricyo kiri hejuru muri n'amaho plateau muri ho plateau na Mwaye plateau hejuru za Uvira na za Fizi bakako babohereje benshi muri Plaine de Ruzizi Katogota ndetse na za Ruvungi ndetse na hafi ya za Sange bivuga ko intare za Sarambwe zohereje basirikari benshi hano biravugwa ko imirwano ishobora kongera gutangira mu gihe gito kuba imeze nabi hagati ya FARDC ndetse n'intare za Sarambwe aho bavuga ko bohereje abasirikari benshi ndetse ngo bakaba bazanye n'abacanshuro muri Colombia n'abarundi benshi bakaba bakomeje kwambuka ndetse na Wazalendo zikomeje kuva muri Kalemi izindi ziva Baraka izindi ziva Fizi bose bari kuza hariya muri kara gace ka Uvira ikintu kigaragara rero bwana Macacari nuko ari ahantu muri Uvira ashobora kuzabera imirwano itoroshye ashobora kuzapfa abantu benshi ariko mu kindi kigaragara hariya muri Uvira nuko abaturage 60% n'abatuye hariya muri Uvira abapadiri abandi imiryango yihaye Imana imiryango mpuzamahanga izo bitari zera maonije bose bamaze kwikura muri Uvira bakaba bari kwerekera mu bindi bice mwari kujya za Kalemi abandi bari n'abari kujya Kigali abandi bakajya Bujumbura abandi bakaza Bukavu abandi bakajya ngo mu mujyi wa Cyangugu mu Rwanda bari guhunga bari kuva muri biriya bice ubona ko ari agace kagiye kuberamo imirwano itoroshye bikindi kigaragara ngo nuko mama 23 ngo yohereje ubwirinzi bw'ikirere muri kiriya gice mu gihe bavuga ko bazanye abacanshira bo gukoresha za drone za CH4 zitagira abapilote kabisa zitagira abapilote
M23 nayo ikazana bwa bwirinzi nabwo buremereye cyane cyane ubwirinzi bw'ikirere bivugitse ko bidashoboka kugira ngo igisirikare cya FARDC n'abari abacansho n'ubundi babashe kuba bagaba ibitero mu buryo bakoresheje ikirere kuko M23 yazanye ubwirinzi bukomeye. Igisirikare ngo n'abasirikare b'Abarusiya cyangwa ubu leta y'Uburusiya gishobora kuba yaragurishije ziriya CH zavuye mu Burusiya. Hari izavuye mu Burusiya, izo muri Turikiya no mu Burusiya, ariko bakavuga ko M23 donc baye guverinoma Kinshasa hari n'izavuye zose nabona ko ari drone zari zigize mu ijana hari zagiye ziva mu Bushinwa, ni nyinshi za M23 rero nayo bayigurishije missile cyangwa misile zo kwirasa zo kuzirasa. Ngubu bakavuga ko umujyi wa Uvira uri hagati y'umupfu n'umupfumu. Hagati y'umupfumu n'umupfumu nukuvuga ngo nukwirinda nukuba wizeye ko mu kanya gato ushobora gutoboka. Birashoboka kabisa. Hano bakavuga ko igisirikare cya Kongo n'abari abacanshuro baje kurasa bakoresheje indege zitagira abapilote. M23 nayo ikazirasa idakoresheje abapilote. Zikorasa indege idakoresheje no mupilote. Ubu rero abasirikare 7,000 bamaze kugezwa muri Uvira. Abandi basirikari ba M23 nabo umubare utari watangazwa utazwi ndetse n'ubwirinzi, ariko hano bavuga ko M23 kuri za bikoresho yagiye ikura muri biriya bice harimo za autoblende harimo n'amashari de combat nabyo byegejwe imbere. Ubwo urugamba naho rugiye gushyuha. Bakunzi bacu reka manze nasuza abantu bari Nyamitabo, abantu bari Burungu, abari Kabaragasha, abari Arazaka gusa, reka nsuza abantu bari za Katogota, Minembwe za Ndondo muratwumva. Ndabasuhuza cyane abari za Ndondo ya Bijombo na Ndondo ya aho ngo hamukiye igitero gikanganye ntabwo byari byoroshye. Abo bose ndabasuhuje. Abanyamurenge muraho, reka nsuhuze witwa ngo ni Lieutenant General Masuzu Pacifique. Masuzu Pacifique ari undi mu general nawe waje bita Gasita nawe nakahafe ngo yaje ngo yaje go kurangiza Abanyamurenge kabisa. Ariko Gasita Abanyamurenge bashaka iki cyangwa nawe nakagara cyangwa uri kibyarira akagara General Gasita reka zuze umuvandimwe witwa Biganza uri muri Amerika. Ari umuvandimwe witwa Biganza Semahoro Biganza Semahoro urahura komeye kuwa twanze aduheruka nyikora kuri anda, ariko ubu ngubu ntago meruka kuvugana na uriya muvandimwe wanjye uri muri Amerika bamwita Biganza Semahoro. Gasita ni se wabo yego, ariko we manza atarakagara. Oya bibaho aho usanga mu muryango byaramweru na Muhima cyane kabisa cyane niko binameze, ndetse na hariya mu bice byinshi cyane nko muri Kenya, za Kenya. Nakubwira ntuza General Laurent Nkunda ntafite murumuna we uri Kinshasa wirirwa gurisha bene wabo. Murumuna we bavukana mu nda gutya. None se sisi ikigarasha sakagara bibaho cyane. Arahari ajya bamwita niba bamwita muvandimwe Laurent Nkunda bamwita niba rinde abana n'abandi bakomoka raza za Mweto kwa Bamfizi. Aramungu wa Mfizi nawe ari Mweto nawe w'umukoloneli amwita ni Murenzi. Oya amwita mwibagiwe nawe amaze kwibera ikintu kikiriwe kiri kugwisa, ameze nka ba Dunia Bakarani, ameze nka ba Muheto Muhizi yise ngo nabanyemera ngo ntago ari abatutsi ngo nabanyemera ngabo de tels hommes existent dans la société. Baba bahari niko bimeze, bagomba kubaho. Nuko ngo rero Uvira iri mu kaga, Uvira iri muri mukangaratete. Abaturage cyakora icyo ndi kubashimira nuko bakomeje kwivana hariya muri Uvira. Reka tuze kuri formation, ino formation ya Ishasha twayivuzeho turayivugaho formation ya Beni niba ari hehe ni Nyareke. Nukuba ngo muzalendo ahava kagera wese utari bujye muri formation Nyareke agiye kuraswa. Abo muri Nord Kivu nukuba ngo formation Nshasha yatangiye muri Beni. Barahamagara abazalendo abo bakagira ko hatangijwe amahugurwa yabo muri Nord Kivu
ni muri Benville naho bita Nyareke. Ni formation iragimara iminsi kamisome neza ngo igisobanuro nukuba uri muzalendo. Ugomba kuza mu mahugurwa azamara iminsi 45. Niba uzi ko utari kuza muri formation Nyareke ugomba kuraswa ngo nta utaniye n'indi mitwe yose yitwaje intwaro itari identifiye. Nuko ngo ari ikintu cyo bise ngo ni RAD ngo nirimo reserve force yabo igomba gukorana n'igisirikare cya FARDC bakarwanya M23 bakarwanya ADF naru bakarwanya Codeco. Ariko Codeco naho nibaza muri formation kuko nabo bazabemera aho batemera ahubwo ni bazayire bari abaserpe bo kwa Toma Rubanga abo kwa Innocent Kayina bari naho babemera upfa kuba uri muri Zalendo. Ariko none akaza kugaragara ikindi kintu bavuga ko nabo wazalendo batari buze n'ubundi UPDF ifatanyije na FARDC ko bagiye kubarasa nkuko nk'ibyo bari gukorera zira mayimayi zo muri biriya bice. Urumva ko ni ikibazo gikomeye, ariko kandi mu ruhande rumwe ese buriya bizakunda Bwana Bemba kabisa kweri koko ibi bintu ntabwo bibashe gukunda hejuru yuko wazalendo benshi nabonye wazalendo bari muri Sud Kivu baranditse itangazo bati twebwe wazalendo muri Sud Kivu ivyo ngivyo ngo tuye kujya Nyareke tugiye kujya gukora formation RAD ntabwo tuzabijyamo ngo kuko FARDC yaratsinzwe ngo nawe arafite formation. Ati nako tuzakoresha mitishamba dukoresha ubundi bucunyi bugiye butandukanye. Ariko kubijyanye no kuvuga ngo tuzajya kuvuga ngo tugiye gukorana na FARDC ngo tugiye kuri formation ngo FARDC ko bayikoze ngo hari komando nabarambi 2000 bavuga bazanye ufira nabo ngo ni komando. Nabonaga ahubwo ari akantu kamwe nkibivuga wenda ari akantu kamwe nabonye ko nakanditse se cyangwa nibagiwe kukandika. Wazalendo bahariya bavuga bati igisirikare cya FARDC cyamaze gutsindwa. Ati noneho n'abaturage bari Uvira ntabwo bashaka kugira ngo bumve ko FARDC bakomeza kuyirunda muri Uvira. Ati ahubwo wazalendo ni bapfe kuza kwiyahura biyahura kuri M23 ariko FARDC yo ni danje. Wazalendo no bakavuga ati ntabwo tuzakora formation ijyanye n'ibyo FARDC yakoze kuko twe dufite imiti kandi twebwe turabapatrioti ntabwo dushaka kwigiranya na FARDC kandi FARDC yamaze yaratsinzwe. No muri Benice ntuzi ko ari imitwe yanze ngo keretse ngo niba bazatozwa n'izindi ngabo uketse niba bazatozwa n'izindi ngabo ngo zitari FARDC ngo ariko ngo FARDC umbese babatoza iki nabo icyo badashobora. Urumva hagati aho ntabwo biba byoroshye reka rero n'ubundi wenda cyasoze numvaga wenda tusa nk'abagana wenda ku musozo. Hari inkuru nayo iri guturuka muri territoire ya Ituri, dore ko niba twari dukomoje muri Grand Nord muri Ituri naho biravugwa ko imirwano mu by'ukuri yongeye gukwaduka hagati ni muri territoire ya Jugu hagati ya Codeco ndetse n'izi nyeshyamba za Zaire. Iyi ni groupe d'autodefense. Imirwano yatangiye ndetse nkuko byatangajwe niba mwabikurikiranye neza mwebwe mudukurikiye, byatangajwe ko kuva imirwano ya muri iminsi ishize mike cyane hamaze gupfa abantu bageze kuri 500 bishwe bari bazira iyi mirwano n'ubundi iri kubera nga muri territoire ya Jugu mu ntara ya Ituri. Impuguke z'umuryango w'abibumbye za Loni nubwo benshi na benshi bakunze kuzinenga cyane kubera ko zitanga n'amakuru zidasobanukiwe, bivugwa ko arizo zavuze ko ngo hatagize igikorwa kugira ngo iriya mitwe yombi barebe ukuntu bayivana hariya yaba Codeco ngo yaba Zaire ngo bizagora ku baturage Bwana Bemba kugira ngo bagarukane umutekano. Ntabwo byoroshye ariko nyewe icyo navuga ko nuko ziriya Codeco na ziriya ADF naru basa naho bananiwe barananiranye kuri guverinoma Kinshasa. Ariko ukabona ko ziriya za SRP zo zirabashobora. None se FDL nira mitwe yindi yabaga hano muri parike ya Virunga hano muri Goma
ahangaha turi hano kwitije urababona habaga aba FDL bari benshi cyane. iyo ugiye hariya abantu uza baruhinda bagiye gupfira hariya muri za Rubari abo bose bari barananiranye byari byaranze za Gasheberi manuka uzaziye za Kinyana hariya muri za Bibwe hejuru za Rwamwa ugenda hariya muri Parike Nationale ya Kahuzi Biega nuko ngo mama kugira gatatu yagiye bashobora ariko ukabona ko nubwo abaturage bakomeza gutabaza buretse imitwe yitanze naho kuba ati ngo guverinoma Kinshasa ari kizashobora kuba cyo ntabwo bizashoboka kuko yarananiwe niyo gusengerwa kabisa. Yego ndumva twasezera ku bakozi ba kabisa niko bimeze bakunze b'Intare Official ikambifurize gukomeza kugira imana n'amafaranga bifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubuzima mukore subscribe batari bayikora mukore na share cyangwa partage ubundi mukubite ka kantu ka like ubundi mushireho comment nyinshi mushireho comment nyinshi mutubwire aho bitagenda ati nanga muvugura hanga mubikore gutya na gutya eka mbifuriza gukomeza kugira imana n'amafaranga ciao